Ikaze kuri Team of God TV. Imana yo mu ijuru iguha umugisha kandi Imana yo mu ijuru ikwishimire. Iyi ni isaha y'isengesho ridasanzwe. Iyi ni isaha yo kuganira n'Imana. Iyi ni isaha yo kumena amabanga ya Satani. Uyu munsi turi ku itariki ya 11 ukwezi kwaho kwa 10 umwaka waho wa 2025. Misiyo y'Imana ku buzima bw'abayizera, misiyo y'Imana ku buzima bw'umuntu wese yizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza. Ngewe nitwa Prophet Alexis, ndagira ngo dufatikanye nkugezeho iyi message Imana impaye muri aka kanya. Sinzi, ndagira ngo ngusabe, ni amahitamo yawe. Ndagusaba kugira ngo untize iminota mikeya, banze ntegura umutima wawe, dusengane Imana kugira ngo Imana izibane natwe muri ubu buhanuzi, muri iyi message ngiye kuguha, kuko ni message y'iby'umwuka, nawe ubashe kubyumva mu buryo bw'umwuka. Imana igukure mu mubiri ujye mu kirere cy'umwuka. Reka twumva akantu ku kandi. Hari ibintu bishya ugiye kumenya. Ese ujya wibaza impamvu umuntu umwe ashobora kukwaturiraho ibintu bikakubaho, undi akakwaturiraho ibintu ntibikubeho? Ese wumvishe iriya mivumo abapasiteri bavuma, cyangwa se imivumo ababyeyi bakuvuma? Mu by'ukuri se iriya mivumo nibyo koko irafata cyangwa se ntifata? Ese ni izihe mbaraga zishobora gutuma umuntu akuvumye bigatuma bikubaho? Ni izihe mbaraga zishobora gutuma umuntu yakuvuma ariko ntibikubeho? Ese ni ayahe magambo ushobora kwatura igihe cyose uri gusenga, n'ayo ugomba kwirinda igihe cyose uri gusengana umubabaro? Mbese ibyo byose ujya ubyibaza mu buzima bwawe? Benshi turasenga ariko hari igihe dusenga nabi, tugasenga isengesho mu by'ukuri rikitwa isengesho ariko ntitubone resultat mu bintu twasengeye. Uyu munsi rero ngiye kukwereka ikintu kizira, amagambo azira ukoresha uri gusenga ukaba uri kwiyaturiraho imivumo, cyangwa se umuntu ashobora gukoresha ari kugusengera akaba ari kukwaturiraho imivumo. Ngiye kukwereka amagambo umuntu asenga akoresha, ntarenge na parafo y'inzu, ntarenge na metero 2, ayo ngayo Imana ntiyumve. Niyo mpamvu iteka ubona umuntu atinze mu gakiza, amaze igihe asenga, amaze imyaka myinshi yizera Imana, yizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwiwe, ariko ugasanga amasaha amara imbere y'Imana mu by'ukuri urebye mu buzima busanzwe ugasanga ntaho bihuriye. Ukabona abayeho nabi, agira ibibazo, agira ibyago kurenza usenga, cyangwa se kurenza udasenga. Imana yo mu ijuru iguha umugisha kandi ikwishimire. Ibi ngibi nta handi wabisanga uretse hano kuri Team of God TV. Niho ugiye gusobanukirwa akantu ku kandi. Uwiteka kwishimire aguhereze byose. Hano rero tumena amabanga ya Satani, dutangirira mu mwuka tugasoreza mu mwuka. Reka ngusengere Imana. Uwiteka Mana, ndagushimye, ndakubashye, ndakunezerewe. Iyo uvuze biraba, wategeka bigakomera. Imbaraga zawe ziri hejuru ya byose. Izina ryawe ryubahwe mu isi ndetse no mu ijuru. Mwami, turagushimiye kudutije uyu mwanya wo kuganira nawe. Twebwe turi batoya mu by'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Iyo tugeze imbere yawe twicisha bugufiya, ntabwo twongera kwibuka amashuri, imiryango yacu n'ibindi uko dusa, amafaranga dutunze, n'ibyo byose ibiri hano mu isi turabisiga tukabasha gusingira wowe, kuko twamenye yuko ni wowe soko ya byose, ni wowe ukubiyemo byose. Mana, wowe waremye ijuru n'isi, waremye umuntu ariko umugenera n'uko azabaho, umuhereza ubwenge bwo guhitamo ikibi n'icyiza. Twebwe rero twahisemo icyiza, duhitamo inzira yo kugukurikira no kugukorera. Ikintu cyose tugiye gukora tukugisha inama. Uyu mwanya hari umuntu arimo aranyumva, anteze amatwi, ariko Mwami Imana yarakwiyeguriye. Ndagusaba rero kugira ngo uwo muntu utunganye umutima wewe muri aka kanya, kubera yuko hari message yiwe mfite wampaye kugira ngo abashe kuyumva kandi yubahirize ibikubiye muri iyo message yuzuye ubuhanuzi. Ndabizi neza ntabwo ujya uvuga ubusa Mana, uvuga wenda gukiza abantu indwara, ibigeragezo, cyangwa se kubakebura, cyangwa se kubahesha ubugingo buhoraho, ukabakura mu byaha by'iyi si, ukabakura mu maboko ya Satani n'ubunyage bwa Satani. Iyi si turimo none uko bwije n'uko bukeye irahinduka.
haraduka ibintu bidasanzwe, bimwe bikitwa iterambere, ibindi bikitwa ibigezweho, ibindi bikitwa iby'urubyiruko, ibindi bikitwa ibigiye kubateza imbere. Ariko data, harimo ibyaduka bigamije gukuraho amategeko yawe no guhakana imbaraga zawe no guhakana kwera kwawe no guhakana ko uriho kandi kukora. Ni kenshi tujya tubibona, ariko we kuko utajya uhutiraho urabyihanganira Mana. Ndagusaba rero kugira ngo buri wese asobanukirwe akantu ku kandi y'ibintu bibera hano muri iyi si, amayobera y'iyi si, uko bwije n'uko bukeye yicara yihinduranya. Ndagusabye kugira ngo umukore ku maso, umwambike igitinyiro n'igikundiro, urukundo rwawe n'ineza yawe n'icyubahiro cyawe, ibyo ngibyo bibashe kumugaragaraho. Hari umuntu ari hano afite icyaha, ikigeragezo, ikintu cyamunaniye kukireka, cyamubayeho karande, cyamubase. Ndasenze izi saha kugira ngo imbaraga zawe n'icyubahiro cyawe bibashe kumugeraho. Uyu munsi umuha imbaraga zo kunesha icyaha, zo kunesha ikibi, zo kunesha icyo kintu Satani yasize mu buzima bwiwe, gituruka ku bisekuruza, kuri karande, gituruka Mwami Imana ku myuka mibi y'abadayimoni. Ndagira ngo urwo ruzitiro, izo mbaraga ziri mu buzima bwiwe ubashe kuzisenya, umuhereze ururimi rwiwe rubasha kuvuga ibikomeye, rubasha kuvuga imirimo yawe, rubasha kuvuga ibihesha agaciro ijambo ryawe ndetse n'ubutumwa bwawe waje gutekekesha hano muri iyi si igihe wadupfiraga ku musaraba. Ndasenze rero ngo izi saha umuntu ari kunyumva nta kabuza, kuko nizeye imbaraga zawe, kuko wampaye ubutware mu kiganza cyanjye no mu kanwa kanjye. Ndasenga natura kugira ngo umuntu wese unteze amatwi afite uburwayi, uko bwaba bumeze kose, ubwo bwaba bukomeye kose, imyaka bwaba bumumazeho bwose, mpagaze mu butware bwawe ndagira ngo ubashe kumukiza, umweze umutunganye, umuhindure icyaremwe gishya, abe umuntu mushya, agende, atambuke, avuge byemere, yibagirwe indwara ndetse n'ibigeragezo n'izindi ngaruka zabyo zose zibishamikiyeho, kuko iyo utabaye utabara utabaye, ntabwo utabara nk'abana b'abantu. Uyu mwanya Mwami, ndasengera umuntu uri kunyumva ari hanze y'u Rwanda, izina rya nirihabwa icyubahiro, basha kumugeraho, umurinde mu bibazo arimo, mu makuba arimo. Ashobora kuba ari ubugumba, ashobora kuba ari ubukene bwo kubura akazi, ashobora kuba ari amadeni, ashobora kuba Mwami ari uburwayi bumukomereye, ariko data ndamusengeye kugira ngo ineza yawe, igitinyiro cyawe, ubutware bwawe n'urukundo rwawe bibashe kumugaragaraho. Niyo mpamvu Mwami ntahwema kukwiyegereza no kugushaka, kugira ngo data, umuntu wese unteze amatwi muri aka kanya kuri Team of God TV, yemeye kunkurikirana, yemeye kugira ngo ajye mu muryango mugari w'aba Team of God TV, mugirire neza, igitinyiro cyawe n'urukundo rwawe, ineza yawe, ibyo byose bibashe kumugeraho. Kandi data, ubu buhanuzi ndagusabye kugira ngo Satani ntaze kubuvangira, duheje imbaraga z'umwijima, ibigiye kuvugirwa hano byose bibe mu butware bwawe, bibe uko ushaka kuruta uko dushaka, dutangirane nawe, dusozanye nawe. Tuguhaye ikaze na karibu mu mitima y'abari kudukurikirana bose hano kuri Team of God TV. Ni ukuri Kristo utanga ibisubizo, wahereza inzandiko Mwami zibasetsa, zibashimisha, wakure mu bigeragezo no mu makuba. Uwizera wese yuko uri Umwami n'Umukiza, umukize koko, kandi koko uri Umukiza. Ntabwo rero ibi tuvuga ari amagambo, kuko twarakubonye kandi twicara tukubona, na mukanya twakubonye. N'ubu rero data, ndashaka kukubona ukora imirimo n'ibitangaza, uremera amashimwe buri wese arimo aranyumva anteze amatwi. Ndagushimiye, ndakubashye, kubyumvishije byose mbisabye nizeye Yesu, amen. Imana yo mu ijuru iguha umugisha kandi kwishimire. Imana yo mu ijuru hari byinshi ikora, ibiboneka n'ibitaboneka, ariko izi saha nje kukubwira imirimo n'ibitangaza Imana igiye gukora ku buzima bwawe intumye. Ndagira ngo tubanze dusome ahantu hamwe gusa mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo, igice cyawo cya 7, umurongo wawo wa 1. Haravuga ngo, ntimugacire abandi urubanza mu mitima yanyu, kugira ngo namwe mutazarucirwaho, kuko urubanza muca ari rwo muzacirwa namwe. Urugero mugeramo ari rwo muzagererwamo namwe. Ni iki gituma ubona agatotsi kari mu jisho rya mwene so, ariko ntiwite ku mugogo uri mu jisho ryawe?
cyangwa wabasha ute kubwira mwene so uti henga ngo utokore agatotsi mu jisho ryawe, kandi ugifite umugogo mu jisho ryawe? Wandyarya we, banza wikuremo umugogo uri mu ryawe jisho, kuko ari bwo wabona uko utokora agatotsi mu jisho rya mwene so. Imana yo mu ijuru iguhereza umugisha, ikwishimire. Ushobora kuba utanyumvishije neza muri ubu buhanuzi kubera ko burimo ukuri kwinshi cyane. Ushobora kuba utari bubwishimire kubera ko burimo amagambo akomeye. Ubu buhanuzi burakomeye. Ushobora kuba utari bubyumve neza cyangwa se ngo tubyumve kimwe kubera yuko buno buhanuzi burimo ukuri kwinshi. Ariko reka nkuvire imuzi n'imuzingo akantu ku kandi dukoresheje imbaraga z'umwuka wera hano kuri Team of God TV. Wowe nkurikiranye izi saha ntabwo nzi aho uherereye, sinzi n'ibigeragezo urimo, ariko nubireba neza ubuzima urimo, ugeragereza icyo wakora cyose ugacirirwa imanza. Nyamara agakiza ntago gapimishwa ijisho, agakiza gapimishwa imbaraga z'umwuka wera. Biragoye kujajinga ukoresheje umubiri ucira abantu imanza. Kristo yaje hano mu isi aje gukuraho ibyo byose. Ntabwo yaje aje guciraho abantu iteka, ahubwo yaje aje kubakura mu bunyage bwa Satani. Nshuti mwene data, wowe uri kunyumva, mbere yuko ubonaho ikiba umuntu, nawe jya wisuzuma mbere yo kugira ngo uvuge ururimi rwawe umwaturireho ibintu bibi. Hari ubwo wowe uri kunyumva, wowe turi kumwe izi saha hano kuri Team of God TV, ufite ibikomere byinshi, ibibazo bimwe na bimwe urimo, hafi 90% wabitewe n'abantu. Abantu bagufata uko utari, bagendeye uburyo ugaragara inyuma. Nubwo Bibiliya ivuga ngo tuzabamenyera ku mbuto zabo. Imbuto ntabwo ari imyambarire, imbuto ntabwo ari imivugire, imbuto ntabwo ari uko ugenda, ahubwo imbuto ni ibikorwa. Biragoye kubona umuntu agenda imyambarire, imivugire, ngo uhite umukarasa ahantu uvuge ngo uyu muntu ni umunyabinyoma cyangwa se ni umunyabyaha. Benshi muriyambura ubuzima uko bwije n'uko bukeye, bamwe mukazinukwa abantu, abandi mukagira ibikomere, mugahunga abantu, mukumva mwanza abantu bivanye n'uburyo babacira imanza. Imanza mwaciriwe bamwe na bamwe byabashyize mu bihombo byinshi mu buryo bw'umubiri cyangwa se no mu buryo bw'umwuka. Imanza bamwe mwaciriwe byatumye mutizera Imana, ndetse mudasize n'abakozi bayo ndetse n'abayivugira, bigatuma iby'Imana mubitesha agaciro, bigatuma byose bikayuka, mukumva ko mukwiye kubaho mwenyine, mwebwe ubwenge bwanyu aribwo mukwiye kwizera. Wowe uri kunyumva, birashoboka ko izi saha utahirahira wizera umuntu uwo ari we wese, yaba umugabo wawe, yaba umwana wawe, yaba uwo muvindimwe, n'undi uwo ari we wese, bitewe n'ibibazo wahuriye hano muri iyi si bagucira imanza. Bamwe bagutunze intoki bakwita umunyabyaha, inzira wari urimo uragana yo kwihana, yo kugira ngo usingire Kristo, byose ucika intege. Ariko ndagira ngo nkumenyesha aya makuru. Muntu ucira abandi imanza, wowe ubwawe wisuzumye neza izi saha, urabona umuntu ari umunyabyaha, urabona umuntu akora ibidakorwa, ariko nawe Imana ije ikagushyira ku munzani, isanga udakwiriye ndetse utanashyitse. Niyo mpamvu izi saha hari ibintu, hari amasengesho, hari imvugo, hari indimi mukoresha, hari imyambaro mwihishamo, hari amazu mwihishamo, hari imvugo mwihishamo. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo Yesu ntabwo wamwihisha, Imana ntabwo wayihisha. Imana irebera hose icyarimwe, Imana ireba ibyiherereye, Imana ireba kure, Imana ntabwo wayihisha niyo wabigenza gute. Ushobora kugaragaza muri rubanda, ukagaragaza ko ukijijwe, ukagaragaza yuko uri umunyamutima mwiza, ariko nyamara bamwe muri mwe murara muhagaze mu nzu zanyu. Ingo nyinshi bavuze izina cyangwa se babyita inyito ngo zirara zishya.
Ingo nyinshi abamama cyangwa se abapapa bamwe barara bahagaze. Uko niko kuri kw'ijambo ry'Imana. Kandi nyamara mwagera muri kohaye mukimiramiza ngo kugira ngo abantu batabaseka bitewe na titire mufite hano hanze, titire y'ubuyobozi haba mu itorero cyangwa se mu buyobozi bwa politike, ukavuga ngo abantu nibabyumva bazabimenya gute? Ndagira ngo nkubwire ngo Yesu numugera imbere, jya watura akanwa kawe umubwire agahinda kawe umumenekere. Birashoboka ko izi saha nawe uri umwe mu bantu batunga intoki abandi, ariko ugasenga isengesho nabi, ugasengera umwanzi wawe nabi. Ijambo ry'Imana ritubwira ko nusaba jya usabira umwanzi wawe kurama no kuramba, umusabira ibyiza, kuko ibyo ngibyo Bibiliya ivuga yuko bisa naho ari umuriro w'amakara uba uri kumushyira hejuru. Wisabira umwanzi wawe urupfu, wisabira umwanzi wawe kwicwa n'inzara, wisabira umwanzi wawe kuba yakwambara ubusa, gusenyuka mu mubiri, gusenyuka mu by'umwuka. Wimusabira ibibi, ahubwo musabira ibyiza, kuko aho ngaho uzaba uri mu bushake ndetse no mu maboko y'Imana, kugira ngo Imana ibashe kukugirira neza, igushyire hejuru yiwe. Nta na rimwe uzabona umuntu wakugiriye ishyari azakuba hejuru. Nta na rimwe uzabona umuntu yakwifurije ikibi, yakwifurije inabi, azakurusha kubaho neza. Ni kenshi usenze ukiyiriza ugaterera imisozi, rimwe na rimwe bamwe mukunda gukoresha n'ibimenyetso. Ugaterera umusozi, wamara kugera hejuru ugafata amabuye cyangwa n'ibindi byose ukajya ubitongoza, ngo uri gutongoza izina ry'umuntu umwe runaka kuko yaguhemukiye, ngo ugiye kumuhirika, ugiye kumusabira urupfu, ugiye kumusabira ibihombo, ahubwo urimo uramusabira imigisha. Ibyo byose uba urimo uramusabira ni wowe bizaho, ni wowe bizaho, ni wowe bihindukirana. Umwanzi wawe ukuri kwa Bibiliya umwifuriza amahoro, ukamwifuriza ibyiza, kubera ko Bibiliya ivuga yuko uba urimo uramworosaho umuriro w'amakara. N'ubundi byanga bikunda Imana ibabarira icyaha, ntabwo ibabarira ingaruka z'icyaha yagukoreye zimugeraho. Ayo niyo masengesho atajya asohora, nta nubwo uzigera ubona Imana iyasohoza, kuko iteka usenganye umubabaro, umujinya, usaba ibintu bitari byo. Imana ni urukundo. Kandi inshuti mwene data, nusenga ntugashyire ubutunzi imbere, ahubwo jya ushyira Imana imbere. Iri ni ryo sengesho nje kuguhuguraho, ubu ni bwo butumwa Imana yampaye, iyi niyo message Imana yampaye uyu munsi ngo mbashe kuyikugezaho. Buri kimwe cyose kibashe guhinduka mu buzima bwawe no mu bibereho yawe, mu byo ukora ndetse n'ibyo uvuga. Nusenga ntugashyire ubutunzi imbere, ahubwo uzajya ushyira Uwiteka imbere, izina ry'Imana imbere, ushyire umutima wawe imbere, ugerageze yuko uba umenetse imbere y'Imana, kugira ngo uce bugufiya, Imana ikubabarire ibyaha byawe n'ibicumuro byawe. Ubundi niwishimirwa nayo, Imana nayo izakwishimira, ikugabire buri kimwe cyose. Nshuti mwene data, benshi musenga, iyo ufite ikigeragezo usenga amagambo menshi mu kanwa kawe avuga icyo kigeragezo ufite. Urugero, niba ufite ikigeragezo cy'urubyaro, uri ingumba, kenshi usenga wumvikana usaba Imana yuko yaguha umwana, ariko ibyo byose uri kuvuga Imana irabizi. Icyo ikeneye ni umutima wawe, yuko ukizwa ukambara imbaraga zidasanzwe, imbaraga zo kunesha, kugira ngo Imana ibashe kuguhereza ikintu ushyitse uri muri yo, kugira ngo utazayibagirwa. Hari ahantu Imana yanga gutuza abantu, kuko ibona nihagutuza ibintu bizahita bidogera. Rubanda rugufiya bazahabona, rubanda rugufiya bazakugorerwaho, rubanda rugufiya ntabwo uzongera kubavugisha. Gerageza wicishe bugufiya, kuko Yesu kugira ngo ajye mu bwami bw'ijuru yabanje kwicisha bugufiya, ndetse byatumye amanuka no mu mva. Icyubahiro yari afite cyose yagishyize hasi. Niyo mpamvu nkubwira, mbere yuko Yesu aguha cyangwa se mbere yuko Imana igukoresha, urabanza ugapfa. Yesu yaradupfiriye, rero nawe banza upfe, upfire muri Kristo. Gupfa ni ukwanga ibyaha, ni uguta kamere, ni ukwanga ibintu byose bigutandukanya n'Imana. Imihigo ufite yo kuvuga ngo nukira, nugera ahantu kure, Imana nikwicarika ku ntebe ikomeye ihambaye cyane, uzihorera,
kwihorera ntabwo bibaho. Yesu azutse benshi bagize ubwoba, isi yahinze umushyitsi bagira ubwoba ngo arihorera, ariko yazukanye impuhwe n'imbabazi n'urukundo rwinshi n'icyubahiro n'umunezero mu buzima bwiwe. Yazutse ababarira abamubambye. Yesu hari ijambo yavuze ari ku musaraba, asabira imbabazi zidasanzwe abari barimo baramubamba bamwifuriza ibibi. Aravuga ngo Mana ubababarire kuko batazi ibyo bakora, Mana ubababarire kuko batazi ibyo barimo. Nyamara hari ingoyi zikuboshye izi saha. Iteka usenga Imana uyisaba ukarara amajoro kugira ngo igushyire hejuru y'abanzi bawe uzabahonyore. Inkuru nziza ngutangarije ni uko ibyaha bakoze igihe babikoreye icyo gihe cyose Imana yaracyanditse, kandi guhora n'uko Imana ntabwo ari ukwawe. Imana ibabarira icyaha, ntabwo ibabarira ingaruka. Iteka kugira urukundo ugasenga Imana uyisaba, amafaranga n'ibindi byose uyisaba ntabwo ari byo byaguhesha amahoro n'umutekano. Imana iguhaye umwana ntabwo ari byo byatuma utuza. Benshi barabafite, Imana iguhaye amafaranga ni byiza byose kubibona, ariko ibyo byose kubibona bisaba kuba ufite urukundo rw'Imana n'ineza y'Imana. Uwiteka yarashinze imizi mu mutima wawe no mu mibereho yawe no mu byo ukora no mu maboko yawe. Imana yarashinze imizi mu butware bwawe n'icyubahiro cyawe. Ibyo byose nibwo bizakugirira umumaro. Ibindi byose, amasengesho usenga, uko wibaza, ibyo usaba, nta mumaro byakugirira igihe cyose imbaraga z'Imana zitari mu butware bwawe. Narinje kukubwira ngo gira urukundo rw'Imana. Nusenga jya usenga usaba ibyiza, amahoro, icyubahiro, imbaraga z'umwuka wera, urukundo rw'Imana, usaba kugira ngo Imana igirire neza abanzi bawe, usaba kugira ngo Imana ikwimane iguhishe. Ibyo ngibyo bizaguhesha imbaraga z'umwuka wera ndetse bikuzamure mu butware bw'Imana n'icyubahiro cy'Imana n'ineza y'Imana. Bityo ubuzima bwawe buzahinduka, imibereho yawe izahinduka, uzitwa umunyamwuka, izina ryawe rizahinduka, uzabona akazi keza, uzabona urubyaro, ndetse nta nubwo uzabyara rimwe, uzabyara kenshi. Ndagira ngo nkubwire ngo uzabona amahoro adasanzwe mu mutima wawe, uzaba umunyamugisha, uzahirwa, karandi izahunga. Imana izagutandukanya n'ibisekuruza byo mu muryango wawe, Imana izagutandukanya n'ibikubuza amahoro, Imana izagutandukanya n'ibikwica, Imana izagutandukanya n'izo karande, Imana izagutandukanya n'abarozi. Imana igihe cyose wayizeye ugasengera mu mwuka, mu rukundo, ndetse ukanizera, igihe cyose uzabona ubutware bw'Imana. Imana ishimwe cyane, ndagukunda cyane. Njyewe twari turi kumwe hano kuri Team of God TV. Reka nkwibutse izina ryanjye, nitwa Prophet Alexis. Ndagira ngo ngusabe rero untize umwanya mutoya dusenga n'Imana. Muri iyi minota isigaye mbashe kugusengera Imana, igitinyiro cy'Imana kigaragare ku buzima bwawe. Wowe wari waratakaje imbaraga no kwizera, wowe wasengaga nabi, Imana ibashe kuguhereza imbaraga zituma ubasha gusenga neza, zituma ubasha kurisivinga umugisha w'Imana, zituma ubasha kuba mu bushake bw'Imana no mu mbaraga z'Imana. Uwiteka Mana, ndagushimye, ndakubashye, ndakunezerewe. Iyo uvuze biraba, iyo utegetse birakomera. Ndasenze zino saha umuntu wese twari turi kumwe yarankurikiranye hano kuri Team of God TV, mugirire neza, imbabazi zawe n'imbaraga zawe nibibashe kumugaragaraho. Mukure rero mu bunyage bwa Satani, umukure mu byaha, umukore ku maso, ajya asengera mu mbaraga zawe z'umwuka wawe wera, ntagasenge nk'abana cyangwa se nk'uwiga gusenga, kandi ntagafate ibyawe ngo abigaburire imbwa cyangwa se ngo abigaburire ingurube. Ajya amenya aho agomba kuvugira, abo bagomba kugendana, abo bagomba kuvugana, abo bagomba gusangira, ibyo agomba kurya, imyitwarire ndetse n'imvugo agomba gukoresha nk'umuntu utwaje ijambo ryawe, nk'umuntu utwaje imbaraga zawe zidasanzwe mu mubiri wiwe. Uwiteka Mana, abo wagiriye icyizere komeza ukibagirire, ubahereze ubutunzi bw'umubiri, ubahereze n'ubutunzi bw'imbaraga z'umwuka wera, kuko twamaze kubona yuko ubutunzi bw'umubiri butunga umuntu igihe akiri hano muri iyi si. Hari icyubahiro umuntu ahabwa nawe, ariko hari n'icyubahiro umuntu ahabwa nuko atarimo arasabiriza.
Hari abantu benshi wabwiye yuko uzatabara kandi uzagirira neza. Barinde guseba rero no kugusebya, kuko iteka umuntu wese wahaye isezerano ryawe igihe cyose azaseba ni wowe uzaba usebye. Ndasenze rero kugira ngo ubarinde, ubagirire neza mwami, aho bari gusebera uyu munsi baba ariho ubasebezurira, uba ariho ubambikira ikamba, ineza yawe n'igitinyiro cyawe n'ubutware bwawe n'icyubahiro cyawe bibashe kubageraho. Ndasenze kugira ngo uyu mwanya ube kuri buri wese akeneye ineza yawe n'urukundo rwawe n'icyubahiro cyawe no gufashwa n'imbaraga zawe n'umwuka wawe wera. Ndasenze kugira ngo buri wese data, urukundo rwawe, igitinyiro cyawe no gufashwa nawe no kugendana nawe mu byo akora no kuvugana nawe buri saha buri segonda. Uyu mwanya hari umukobwa ari kunyumva, amaze imyaka myinshi ubukwe bwiwe bupfa, amaze imyaka myinshi asaba akazi byanga. Uwo ngo ntabwo yahiriwe n'urugendo muri iyi si, ariko ikigaragara harimo karande mu buzima bwiwe, hari imbaraga y'imyuka mibi imugendaho. Ndamusengera kugira ngo iyo mbaraga ituma atabasha gusingira umugisha wiwe, ituma atabasha gusingira ubutware bwawe n'ineza yawe n'icyubahiro cyawe. Ndamusengeye kugira ngo ubashe kumugirira neza, usenye ibyo birindiro bya Satani ku buzima bwiwe, usenye ibyo birindiro bya Satani ku buzima bwiwe, usenye ibyo birindiro bya Satani ku buzima bwiwe, usenye ibyo birindiro bya Satani ku buzima bwiwe data. Ndasenze kugira ngo umuzamure mu kirere cy'umwuka, ufite imishinga, ibitekerezo by'iterambere, ashaka kugira ngo ave hamwe agera ahandi. Ndamusengeye kugira ngo data ubashe kumugirira neza, igitinyiro cyawe, ubutware bwawe, ineza yawe, ukora bikanga, ikintu icyo ari cyo cyose yaba arimo arakora cyemere, aho ari gushakirishiriza aba ari habona umugati utunga ubuzima bwiwe, abana be, umuryango wiwe, ukuremo karande uwari ugiye kwirukanwa mu kazi. Mwami Imana usevinga ubuzima bwiwe, abashe kugirirwa neza n'imbabazi zawe.